yagumaga yikanda intoki ariko munsi y'ameza ubona atari aleze. Hanyuma naje kubona ko afite ikintu kimeze nka amnezi ubona ko aribuka ibyo ashaka. Ngira ngo igihe yavugaga uko yamenyanye na Habyarimana, ngira ngo uko yavugaga mu mashuri ye uko yabaye hari umwana, nta kintu na kimwe yibagirwaga kandi yabivugaga aleze. Mbe bagira ikintu bamubaza ugasanga iyo amnezi iraje. Ubona jewe niba tesifori nibari bararengana simwe kuwari we muri abo bombi general. Noneho afite yari amnezi volontaire ugasanga yanze kubivugaho. Ikindi ukabona arareba mu kirere, ukabona atazi wibaza eske hari byanditse mu kirere agiye kubivana he, kuko wanabyumvisha ko cyakozwe last year. Me bari bategereje le moment opportun kugira ngo bagishireho, niba ari ikiganiro cyakozwe mu mwaka ushize kikabikwa iki gihe cyose kugira ngo bazagitangaze kiragiye. En fait bagiraga ngo kizaze hasigaye mois de mois igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi igiye kugera. Kwa Habyarimana, kwa Nyirazo, kwa Sagatwa, hariya mu gace k'iwabo muri Karago baragiye bahashyira amashuri 5 ya école secondaire 5. Uwo ni umubare wabo, sibyo? Promotion ya mbere ni ya kabiri. Ba officier ba mbere babayeho, promotion ya mbere ni ya kabiri. Wari ubari hejuru rero ni Habyarimana. Ubwo urumva muri kudeta yagombaga gufata abayobora ibigo, abayobora ikiniki kugira ngo yumve ko atekaniwe bose abatwarire hamwe. Muri école secondaire nagiye kwiga Irambura rero ngezeyo ishuri ryacu aho ryari riri wabaga ubona kwa Habyarimana nko muri metero 800. Ntabwo byari byoroshye kuhiga uri umwana w'umusivile, byaje nyuma. Donc umubyeyi wawe ari umusivile. Bivuga ko rero higaga abana b'abasirikare kuko ikigo cyari muri kamilite. Abana ba Habyarimana kuko ariho bigaga kuko nawe yari umusirikare, nta kuntu ba officier bandi bari gufata abana babo babatware mu yandi mashuri. So natwe niho twize. So bivuga ngo rero icyo gihe n'abantu bari bake cyane, abantu bari baziranye, abantu bose bari batuye hariya mu Kiyovu, ingo zari zifatanye, ingo zari zegeranye. So bivuga ngo rero yaba ku ishuri narababonaga probably no muri bya bindi bita bakunda bakora abana mu mashuri bakiga gukomezwa, bakiga guhabwa Ukaristiya, imikino isanzwe. Umuntu rero yakuranye n'abababona mu bintu bitandukanye. Nkurikije uwamubajije uriya ni umuhungu uba muri Jean Weisberg. Ni umuntu rero ni timu nini iri muri bariya bana, harimo abenshi n'abuzukuru ba Mutwa. Ni abantu rero baba intellectuel, ni abantu usanga bazi guprograma ibintu. Ikindi kandi bakorana n'abazungu, usanga inyuma yabo hariho imiryango yifungura mu buryo utazi. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda Broad. Uyu munsi tujya kuganira ku makuru amaze igihe hari kuvugwa Agathe Kanziga, umugore wa Habyarimana, wahoze ari perezida w'u Rwanda. Hari kuvugwa amakuru menshi kuko yasohoye video, ariko abantu benshi bakomeje kunenga iyi video bagaragaza ko hari byinshi yavuze bitari ukuri. Niyo mpamvu twashatse kugira ngo natwe tumenye abazi neza iby'uyu muryango, abazi amakuru ajyanye n'iby'uyu muryango, babashe kutuganiriza, badusobanurire ku byo wenda twebwe twaba tutazi, cyane cyane ku rubyiruko rubasha kujya ku mbuga nkoranyambaga ariko ntirumenye amakuru y'ukuri n'amakuru atari ay'ukuri. Niyo mpamvu turi kumwe na Egide Ruhashya, n'umwe mu banyarwanda. Ngira ngo mbanze ngushimire cyane kubera umusanzu wawe utanga kugira ngo usobanurire abantu ukuri, usobanurira abantu amakuru baba batazi, cyane cyane abeshywa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ngo ikaze cyane, wenda wabanza ukibwira abantu, ukabwira abantu icyo uzi, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Ikaze cyane. Urakoze cyane Risha, ngushimira cyane kuba untumiye. Nzi neza cyangwa se ni nako bimeze, n'ubwa mbere nitabye ubutumire bwanyu kuri chaîne yanyu. Nitwa Egide Ruhashya, ndi mu gihugu cy'Ubwongereza. Nanjye nkorera kuri channel yitwa Gicaniro TV. Yes, kuba nitwa Egide Ruhashya, of course iryo zina ndihuje n'umubyeyi wanjye Colonel Ruhashya Epimac, wari muri 11 rero les camarades du 5 juillet. Abantu niko babazi. Abo rero ngira ngo bazwi kuba barakoze kudeta, bafatanyije na Habyarimana akora kudeta ya Kayibanda.
ubwo rero nyine of course bimugira n'umusirikare, akaba ari poromosiyo ya mbere yabayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko rero yinjiranye umunsi umwe na Habyarimana mu ishuri rya gisirikare, bitandukanye no ko abantu bajya babivuga, ni umunsi umwe binjiranye mu ishuri rimwe rya gisirikare. So hanyuma rero nyine urumva barakorana, hanyuma barabana mu buzima bwa gisirikare. Ndumva ari uko nabivuga. Ni amahire ko uri umwe mu bantu bazi amateka. Niba papa wawe yari ari kumwe n'abariya ba le 5 juillet, les 5 camarades du 5 camarades ngo bari kuza 11 camarades ngo bari kuzategeka ngo imyaka 100. nabo ubwabo sinzi ko byari kugira, ariko bagenda babiha inyito, bagenda bagira, ariko amfite impamvu biswe uwo ni umubare wabo, sibyo? Poromosiyo ya mbere n'iya kabiri. Ba ofisiye ba mbere babayeho, poromosiyo ya mbere n'iya kabiri. Wari ubari hejuru rero ni Habyarimana. Ubwo urumva muri kudeta yagombaga gufata abayobora ibigo, abayobora iki n'iki, kugira ngo yumve ko atekaniwe, bose abatwarire hamwe. Ariko kuba bariswe le camarade du 5 juillet no kubera ko kudeta yabaye kuwa 5 Nyakanga. Ariko ibyo bindi nizayipope ntabwo ubundi nuko byari bimeze. Okay, uzi gute umuryango wa Habyarimana Juvenal n'abana be? Numvise mu biganiro, ahubwo mba nashishikariza abantu bagende bakore subscribe ku Gicaniro TV, kuko nka hano muri Amerika ntabwo ushobora kureba TV imwe, ugomba kujya kuri Fox News kumva ibyo perezida ari kuvuga, ariko ukajya guchallenging ukajya kuri CNN ukumva icyo abandi bavuga, hanyuma wowe ukitiramo kuri amakuru uvuga. Ngenda nyakurikira usobanura ibintu mu buryo bucalenjinga umuntu waje hari akashaka kuvuga ibihuha, agashaka kuvuga ibintu bitari ukuri. So abantu bose mubishoboye mujye ku Gicaniro TV, ngira ngo ndaza no kwishyira mu ma channel ducollaboratinga, abantu bajye baza bumve ukuri k'umuntu ufite amakuru wenda bo batazi. Tubwire ukuntu uziranye n'umuryango wa Habyarimana. Ntabwo ari kuba umubyeyi wanjye yarakoranye na Habyarimana cyangwa se yarabaye umusirikare muri guverinoma Habyarimana, ntabwo bingira umuntu wari uziranye n'uwo muryango cyane. Ariko kera twiga muri primaire ntabayeho buriya muri Kigali, iriya Kigali mubona yari ifite école primaire, iri mu za mbere zabayeho muri Kigali. Kandi icyo gihe kuhiga ntabwo byari byoroshye kuhiga uri umwana w'umusivile, byaje nyuma. Donc umubyeyi wawe ari umusivile, bivuga ko rero higaga abana b'abasirikare kuko ikigo cyari muri camp militaire. Ubwo urumva rero nyine abana ba Habyarimana kuko ariho bigaga, kuko nawe yari umusirikare, nta kuntu ba ofisiye bandi bari gufata abana babo ngo babatware mu yandi mashuri. So natwe niho twiza. So bivuga ngo rero icyo gihe n'abantu bari bake cyane, abantu bari baziranye, abantu bose bari batuye hariya mu Kiyovu, ingo zari zifatanye, ingo zari zegeranye. So bivuga ngo rero yaba ku ishuri narababonaga, probably no muri bya bindi bita bakunda bakora abana mu mashuri, bakiga gukomezwa, bakiga guhabwa Ukaristiya, imikino isanzwe. Umuntu rero yakuranye n'abababona mu bintu bitandukanye. Nge nuko mbazi mu buryo navuga ko mbese ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ngewe umuryango ndawuzi cyane. Ariko nyuma muri segonderi, ngeze muri école secondaire, nagiye kwiga Irambura rero ngezeyo, ishuri ryacu aho ryari riri wabaga ubona kwa Habyarimana nko muri metero 800. Kwa Habyarimana, kwa Nyirazo, kwa Sagatwa, hariya mu gace k'iwabo muri Karago, baragiye bahashyira amashuri 5 ya école secondaire 5. Bivuga ngo rero byari byoroshye kumenya ibyo umuryango. Okay. Wakurikiranye ikiganiro numvise usesengura uburyo Agathe yavuze intoki ziri hasi, ugasesengura n'uburyo body language ye ukabihuza. Niki ubona yaragamije kugira ngo akore kino kiganiro koko nkuko wavuze atari comfortable, agaragaza ibintu ashaka kubica hejuru? Niki ubona yaragamije muri kino kiganiro? Ntabwo ari we wari ugamije ikintu,
abamukoresheje nibo bari bagamije ikintu, kuko we aparama ari depase, ngira ngo abantu barabibonye. Niba udashobora kumenya abo mwiganye, nk'aho yagerageje gushaka kuvuga umugore wa Colonel Simba, ntabashe kumuvuga izina, akamwita umututsikazi kandi ari umuhutukazi, ku byavugwaga icyo gihe uko byitwaga mu moko, just kubera ko ari uw'Inyanza. Ugasanga yibagiwe ko umuntu nka Kayibanda bajya kumuhana bwa mbere bamuciriye muri Rwerere, aho kuvuga we avuga ko bamujyanye ibyumba, akibagirwa ko indege ya Cyprien Ntaryamira yagiye muri Tanzania, ahubwo igirira ibibazo muri Tanzania agarukana n'indege y'umugabo we. Ugasanga nk'ibyo ngibyo ntago abizi, bakamubaza ibyerekeranye n'ibintu by'abapolitisien bo kuri guverinoma ya Kayibanda, ugasanga ibyo bintu nk'ibyo ntago abizi. Ibintu byose ugasanga ngewe nabonaga afite, njya kwanariza ngo ndebe, yagumaga yikanda intoki ariko munsi y'ameza, ubona atari aleze. Hanyuma naje kubona ko afite ikintu kimeze nka amnezi, ubona ko aribuka ibyo ashaka. Ngira ngo igihe yavugaga uko yamenyanye na Habyarimana, ngira ngo uko yavugaga mu mashuri ye, uko yabaye hari umwana, nta kintu na kimwe yibagirwaga kandi yabivugaga aleze. Bagira ikintu bamubaza, ugasanga iyo amnezi iraje, noneho afite yari amnezi volontaire, ugasanga yanze kubivugaho. Ikindi ukabona arareba mu kirere, ukabona atazi, wibaza eske hari ibyanditse mu kirere agiye kubivana hehe. Noneho yarazajya buri icyo avuga ati ngewe nabaga ndi umuhinzi, nabaga nibereye mu buhinzi bwanjye. First lady se wagiye mu buhinzi, uwo ngo abaho. Ntabwo ibyo bintu ari ibintu byabayeho. Mu by'ukuri yavuze ibyo ashaka. Abari bagamije kugira icyo bageraho ni abamugaruye kuri social media, bibaza ko agiye kongera kubaka image ye. Au contraire, baramuhemukiye cyane kuko image ye yarayishe cyane. Bari bazi ko bagiye kumwubakira image, noneho akabasha kongera kugaruka nk'umuntu ushobora kugira icyo avuga ko akabwira abanyarwanda, kuko bari babiteguye. Igihe burya Jean-Luc yavugaga, igihe Léon son fils yavugaga, burya bari barimo bategura na kiriya kiganiro, kuko banabyumvishe ko cyakozwe last year, mais bari bategereje le moment opportun kugira ngo bagishyireho. Niba ari ikiganiro cyakozwe mu mwaka ushize kikabikwa iki gihe cyose kugira ngo bazagitangaze kiragiye, en fait bagiraga ngo kizaze hasigaye un mois, 2 mois, igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi kigiye kugera. Abo ni bande uri kuvuga bamukoresheje? Buriya ashobora kuba ari timu nini, ariko nkurikije uwamubajije, uriya ni umuhungu uba muri Jambo Iceberg. Ni umuntu rero, ni timu nini iri muri bariya bana, harimo abenshi ni abuzukuru ba Mbonyumutwa. Ni abantu rero baba intellectuel, ni abantu usanga bazi guprograma ibintu. Ikindi kandi bakorana n'abazungu, usanga inyuma yabo hariho imiryango yifungura mu buryo utazi. Hariho abantu baba barimo bakora ikintu tutashobora kumenya uyu munsi, kubera ko niba uyu munsi bamugize umwere, hanyuma nawe akagaruka avuga ati hejuru yo kuba umwere ariko noneho ni nanjye ubaye. Donc baravuga ko ubwe bamugize umwere ku byaha yari yararezwe, ariko noneho kuba ngo n'indege yaraguye agapfusha umugabo, noneho n'ikibazo ubu noneho kiri kuri we. Bitandukanye n'ibyo abantu nyine bibazaga. Mfite buriya batangiye kureba ko abantu bose bakoranye na Mitterrand bamaze gupfa, abantu bakoranye na Mitterrand barashaje, abantu bakoranye na Mitterrand ubu ngubu kuba babakurikirana mu butabera biragoye, alors que yaburana kiriya gihe n'iki, hari abantu bari bakiri muri system, byari kugorana. Njye nibaza ko ari uko bimeze. Hanyuma wowe usanzwe mbona ibiganiro byawe byinshi uba uvuga ibyo wibuka, uvuga ibyo abantu wenda bavuga bafindafinda bavuga ibitari byo, ukabigaragaza ukuri. Ubona ari iki wenda yaba yaratangaje kitari cyarigeze kivugwa, cyangwa inkuru yavuze itazwi mu bantu? Nta kintu na kimwe yavuze kitari kizwi, ahubwo hari ibyo abantu bexpectingaga ko avuga ntavuge. Kuba yaraje rwose ntagire icyambere, ntagire ikintu avuga ku byerekeye. Donc ameze nk'umuntu utazi ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi, ameze nk'umuntu utazi ko mu Rwanda abantu bafunzwe bazira kuba barishe. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bari muri gereza, ndetse bamwe barimo bararangiza ibihano. Ntabwo azi ko abanyarwanda hafi 3 miliyoni zahunze zikajya muri Kongo
uyu munsi umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ku mbibi z'igihugu cy'u Rwanda, rimwe na rimwe batera igihugu cy'u Rwanda bakaza bakica abantu hariya za Nyabimata n'ahandi, ntabwo azi ko ari icyateye abo bantu guhunga kubera ibyo bari basize bakoze. Ntabwo azi ko uyu munsi hariho abantu imiryango yazimye completely, abantu bapfuye bavuyeho. Ntabwo azi ko uyu munsi hariho abantu babaye ba nyakamwe, abantu babaye incike. Ibyo bintu ntabwo abizi ko ari uko byagenze. So yagakwiye guteranya ibyo bintu byose byabaye mu Rwanda, akavuga ati ibyo byose byatewe na politike mbi, ibyo byose byatewe na biriya bintu by'amashyaka za CDR, za MRND, za MDR Power, za MDR Power, ibyo bintu byose byagiye bibaho. Noneho akavuga ati nk'umuntu wari premier dame, nka kuri yarangije avuga ati nta munyarwanda utarahuye n'ingorane, nta munyarwanda utariciwe. Yagakwiye kuba yarabivuze mu mazina ya nyayo, noneho akabwira abantu, akagerageza guhumuriza abantu no kubabwira ati reka dushyire hamwe, ariko noneho akanababwira ati ubundi dore iki n'iki cyakozwe gutya, iki n'iki cyakozwe gutya, iki n'iki cyakozwe gutya. Kuko hejuru y'ibyo bintu ndakumenyesha ko ni umuntu wari ufite imbaraga nyinshi cyane, kubera ko Habyarimana basa n'abari baramushyize hasi gatoya kubera power y'abasaza be. Basaza be bari bakomeye cyane, basa n'abaho bari baratsikamiye Habyarimana muri kiriya gihe cyendaga kugeza ku mishyikirano, kubera ko afite ntabwo hariho ibyo wibazaga bashaka gukora, harimo nyine iriya jenoside. Yakagombye kuba yaragize icyo abwira abanyarwanda muri ubwo buryo. Ikindi ni ukugira ngo ibibazo byose bagiye bamubaza, iki ngiki cyagenze gute, iki ngiki se, akajya avuga ngo narabyumvise, ngo baraje baramubwira, ngo hanyuma ngo tubona ngo ari gusirikira, ngo ari kugira gute. We premier dame se bishoboka bite ko ataganiraga n'umugabo? Niba koko umugabo wawe mutaganira, basaza bawe bafite imbaraga, bari mu buyobozi bwose bw'igihugu uko ari batatu, babyara bawe bose, baramu bawe, ni gute izo information zitagendaga? Ni gute ushobora kubaza musaza wawe ukamubaza ariko numvise iki n'iki n'iki, ntagusobanurire niba n'umugabo wawe atabikubwiye? So ibyo rero bari bategereje, ntabyo yavuze. Ariko we ku giti cye nta kintu navuga ngo yaravuze abantu ngo batangare cyangwa bibaze ngo nta na kimwe n'icyo kibazo cyabaye. Afite nayo mpamvu ari critique. Nabonye mu gusoza video hari amagambo bandikaho, kandi si we wenyine, na video zose zabanje, ngira ngo no mu kwibuka ku mwaka ushize nabo bagiye bagaragaza ibintu, bakirinda kuvuga ko habaye jenoside. Kuki bakomeza gukwepa kandi ari ibintu byemejwe, ari ibintu bizwi, ahubwo bagashyira imbaraga mu bintu byo gupfobya? Urabona ibintu byose bibahagazeho. Inama nibo bazikoresheje, training z'interahamwe, abafaransa baza, niyo wajya kuri Google ugatapinga interahamwe ujya kubona ukabona abantu bari muri training bari kumwe n'abafaransa. Ibyo ni ibintu bizwi. Bagiye kubikorera mu bigo bya gisirikare. Yari commander in chief, ndetse yabaye igihe kinini cyane minisitiri w'ingabo, yabaye igihe kinini cyane chef d'état major. Byose yarabikomatanye Habyarimana. Deja icyo gihe nyine biba yari chef d'état major, akaba na ministre de la défense, akaba président de la république, akaba président du MRND. So no kuvuga ngo ibintu byose byari bimukubiyeho. Ni ukuvuga ngo Gako, Gabiro, Bigogwe, ahakorerwaga entraînement z'interahamwe, ahabaga hari abantu babatraininga, babereka ukuntu kwica vuba, kwica umubare munini. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu yakagombye kuba azi ko byabaye kandi babifitemo akaboko. Kuba umuntu nka Matayungira Umpatse yarakoze meeting akavugira Nyamirambo avuga ati navuganye n'abakuru ba MRND mu maprefecture, ati nzaboherereza ibintu nashatse kuvugira ahangaha. Ibintu ndashatse kuvugira ahangaha ntabwo ari ingwa zo kwandika, ntabwo ari amatushi abanyeshuri bagombaga gukoresha, ni imbunda bagombaga kubohereza n'intwaro za gisirikare, kubera ko bari barangije gukora iyo training. So ibintu nk'ibyo ngibyo bibaye, ushaka kumbwira ko ari ibintu batari bazi? Ni ibintu bari bazi neza, ni ibintu bakontrolaga systematiquement, ukuntu byagombaga kuzaba mu buryo bwihuse, ikindi kandi bifite hierarchy. Afite ubu ngubu no kugira ngo babyikureho, hanyuma kira kintu ni ikintu kimeze nko kweza umuryango wawe. Wumvise ko bose bavuga ibintu bimwe, twabayeho gutya, twari abantu baciriritse, twicishaga bugufi, twari abakristu. Donc ibyo bintu kugira ngo amfete bagaragaze ko ibintu nk'ibyo ngibyo byerekeranye n'amaraso batabikoraho. Nabonye bashaka no gushinja ko RPF ariyo ngo yaba yarahanuye indege.
ibyo nabyo njya mbisobanura nkavuga nti eh, mu gihe bari bazi ko FPR igiye kuza ikaza hariya muri sende ni building iri hariya, abantu bazi aho iri, aho parlement ikorera, imbere yaho hari ikigo cy'abajepe. wowe uri umuntu utekereza, abatwumva niba byumve neza, uri umuntu uzi ko umuntu mwarwanaga aje mu mujyi urimo, je pense ko umwitegura kurenza uko abantu babitekereza. Garde présidentielle yabaye realite, donc maximum. Ikigo cya gendarmerie nacyo ntabwo kiri kure ya sende. Ka Kanombe yari irimo abakomando n'ibikoresho bikomeye byose, za artillerie, za blende, ibintu byose bikomeye niho byari biri. Icyo kibuga, icyo kigo nacyo cyari kirinze ikibuga cya aeroport. Urumva ko bari bazi neza ko abo bantu bari aho ngaho. Ka Kami inyuma yabo, ka Kigali na Iraha, donc bari bazengurutswe n'ibigo nka bitandatu. Hanyuma ku misozi Rebero, Jari, mo Kigali byose hari hariyo imbunda nini zishobora kurasa muri sende. Ushobora kumbwira ute ko misile ishobora kuza ikinjira muri sende igafata urya muhanda, ko nta wundi muhanda wari, bagafata umuhanda. Ikindi kandi misile ntabwo wagenda uyikoreye gutya, ugaca hariya ukamanuka kuri 15 uciye kuri 12. Wibuke ko tour de contrôle kirya gihe iriya mihanda yose izamuka, cyane cyane ko n'inzira ijya kwa Habyarimana aho yaratuye, iriya mihanda yose yari ifunze kandi yari irinzwe n'abafaransa. Noneho buriya kiriya gishanga cya Nyandungu kugenda kugera za Masaka hariya hose, kubera ko muri descente y'indege niho, kubera ko indege byatangiye kugera hasi, hariya hose habaga harinzwe kugera za Ndera. Ni gute FPR yari gufata misile ikayimanukana ikayicana aho ngaho, abasirikare b'abafaransa barinze aho ngaho, none bakayijyana bakayipozisiona ahantu bavuga umuntu atazi? Icyo ni kimwe. Ibyo ntibyari gushoboka. Bari kwitwara gute? D'abord yari kugera muri sende gute, hanyuma bari kwitwara gute? Rega misile ntabwo ari ikintu kigenda uko kibonye, ntabwo ari imbunda utwara gutya cyangwa wahisha ahangaha n'iki byose. Ishobora no guca ahantu ibintu bigacika. Noneho uragiye uyigejeje ahantu urayimonse. Iriya yari atete chercheuse, sibyo? Ni ya yindi iza ikaza gukurikira indege, sibyo? Muri trajectoire y'indege, indege iyo imaze kwinjira ku butaka, iyo imaze kwinjira mu kirere cy'u Rwanda, donc tour de contrôle yamaze kumenya ko iyo ndege yamaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, itangiye kuyisurveya, itangiye kuyakira. Niyo igenda yibwira altitude ibiki yiyobora, bitewe donc hari n'ikirere, hari n'ijoro, ibintu byose igenda ibabwira uko ibintu bimeze, ibabaza essence basigaranyemo, ibintu byose tour de contrôle igomba kumenya. Franchement, ko iyo misile uyirasa kugira ngo ize gukurikira indege. Ikindi kandi hariya yari kuba yageze ku butaka neza, byari kuba byarangiye. Mbwira umuntu wari guha information abo bantu bo muri FPR ari muri tour de contrôle, akababwira ngo indege imaze kwinjira ku butaka mu kirere cy'u Rwanda ubu mu masegonda ngahe, kuko ni hafi. Iyo imaze kwinjira ni hafi, imaze kwinjira mu kirere cy'u Rwanda nko mu munota umwe n'amasegonda 32 irabigeze hano, none mwege murekure iratangira kuyishakisha. Wibaza izo information zari kuva he? Ibyo bintu iyo babivuga bibaza ko babwira ibicucu, ntabwo ari byo. Nyuma yaho rero indege iraguye, iguye mu gipangu cye. Abantu bageze imbere kwa Habyarimana ni bande? Ni FPR. Yari kugera yite? Ntuza boîte noire yagiye he? Ko bayirekipeye boîte noire ikagenda mu France, ikazagera New York, ikabura, yagiye he? Ninde wa FPR waba warayikoresha nibura ngo bazamenye amakuru y'ibyo komanda de bord n'abafasha be bavuze? Ibyo byose ni bikugaragariza ko nta makosa, nta mafuti, ntago ari byo. Ni ukuntu bashaka kugira gutya. Burya iyo ushaka kugira ikintu ugira gutyo ukacyegeka ku muntu, afite kwishyira kuri FPR nuko aribo bayihagaritse nyine. Reka ngushimire cyane Egide Ruhashya kuri iki kiganiro tugiranye. Nizere ko wenda tuzakomeza kujyana ibindi biganiro. Nsaba abantu ko umuntu wese ushaka kumva hari amakuru menshi ugenda utanga kuri channel yawe ya Igicaniro TV, babashe gukandaho baze barebe ibiganiro bitandukanye bikoranye ubuhanga kandi bisobanura ukuri kw'ibyabaye, ukuri uhagazeho. Ngushimire cyane kuri iki kiganiro tugiranye, kandi wakoze cyane kwigomwa akanya kawe ukaza kubana natwe kuri Rwanda Abroad.
ndagushimiye Richard. Rwanda Abroad nanjye ndabakurikira kandi nanjye nshima ibiganiro muhanyuza. Nshimire rero abakunzi banyu, nshimire ko natwe mugerageje gushishikariza abakunzi banyu kuzajya bareba Igicaniro TV. Naho ngewe ndahari anytime, igihe cyose mwakwifuza ikiganiro, igihe cyose mwakwifuza kongera analyse nkora ku kintu icyo ari cyo cyose ndahari. Murakoze kandi mbifuriza ibihe byiza. Sawa, urakoze cyane.